Philadelphia Imana iratsinda. Ashimwe Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana cyane muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Nkuko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Twongeye gushimira Imana y'amahoro. Twongeye kwishimira byinshi kandi byiza yagiye dukorera, yagiye ikorera bene data, yagiye ikorera bene data dufatanije umurimo, yagiye ikorera inshuti zacu, yagiye ikora ku bw'itorero, ku bw'igihugu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Turayishimye n'ukuri. Imana ibyumva he mu gihugu cyo mu ijuru, namwe abo tugenda tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro irushaho kubishimira. Hari n'ababyifuza ntibabishobore, abo bose Imana ibagirire neza. Mboneho no kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, umunsi mwiza aho muherereye hose, haba mu gihugu cyangwa hanze. Imana data yo mu ijuru ibagirire neza kandi izabahe gusoza uyu mwaka amahoro. Izabahe gusoza umwaka amahoro rwose, muri mu munezero, muri mu mavuta, muri mu byishimo byo mutabonye mu mezi atambutse. Haracyari ibyiringiro ko babibona uyu munsi, ariko kandi hari n'igishoro. Icya mbere ni ubuzima, kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Ibyo byagutera ibyishimo yuko neje Imana yakora ikintu gishya. Turashimira Imana iyakurinze ikandinda. Imana ntihabwe icyubahiro. Birashoboka ko waba uri no kwa muganga, birashoboka ko waba uri no mu rugo, birashoboka ko waba uri umaze igihe mu bushomeri, birashoboka ko nubwo uvuga uti nubwo bashima ariko jyewe ntashimwe rirahari. Kuva uhumeka, kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Abantu benshi barapfuye urasigara. Hari abazize impanuka, hari abazize ibyago byinshi by'ibyorezo, impfu zitunguranye. Icyo we Imana yagusigiye nanjye ni ukugira ngo tubanze dutunganye bitaratungana. Tubwire abantu Imana yacu, kandi ni ukuri tubwire abantu kugira neza kw'Imana. Rero bimeze bityo, reka dutangire dusenge, twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo yaduteguriye uyu munsi. Dusengere umukozi w'Imana, mushumba wacu Serugendo Dismas. Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana ihoraho, tugushimiye igitondo cyiza, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye neza. Twabyibutse turabizirikana, ariko turabizi neza kuzirikana kuturusha. Twebwe aho tugira tukibagirwa nk'abantu, ariko uri Imana izirikana. Mwami Yesu turagushimye, ubyumva aho uri mu gihugu cyo mu ijuru. Ni ukuri uhabwa icyubahiro, icyubahiro ni icyawe. Turabigushimiye. Rero uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe riturutse mu mukozi wawe waricishijemwo. Iri jambo rikiza abarwayi. Imbaraga zose z'umwijima turazirukanye. Imbaraga zikorera mu kirere, zikorera ku butaka. Duhagaritse imbaraga zose mbi. Duhakumiriye gukora kose k'umwanzi. Ibyarwanya imitima y'abantu, byakiranya abantu, byabatera kutumvira, byabatera kutumva ijambo ry'Imana. Batayimoni banamura abantu ntibifuze kumva ijambo. Kubitishije inkota y'Uwiteka, amaraso ya Kristo yeza ikirere kandi yeza ubutaka. Hanyuma ijambo ryawe rikiza abarwayi, riruhura abarushye, abari mu bibazo basubizwe. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza kuri uyu munsi. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire umukozi wacu w'Imana. Karibu. Turabashubuje bene data, igitondo kiza. Imana ibaho umugisha. Tushubuje abakozi b'Imana, mukomere. Dusubuza bene data tufatanije nabo murimo. Mana ibashoboje kandi bakomeze. Twongeye tena gusubuza abadutega amatwi ku mwanya nguyu. Mana ibafashe iki gitondo kiza, muhumure mu mwami wacu Yesu Kristo. Tutatinze tugiye gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridufasha. Iyi minsi ubona tufite indege ngeya ryo gusoma ijambo ry'Imana, ryo gukurikira ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni ry'ingenzi ku buzima bw'umukristo wese. Mana yaremye isi n'ijuru yakoresheje ijambo. Mana yakoze imirimo ikomeye akoresha abahanuzi. Ibyo bintu tugomba kubihesha agaciro, kuko Imana ntabwo ipfa kudutungura n'ibintu. Ibanza gukora iki? Kutumenyesha, icishe mu ijambo ryayo, isha no gucisha mu kanwa k'abahanuzi. Reka tusome uyu muhanuzi Yesaya.
gice cya kenda murongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma turaza gusimbuka murongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Yesaya gice cya kenda murongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma dusimbuke gatanu gatandatu. Reka tuwasome. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gicucu, abari batuye mu gihugu cy'igicucu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishanga, wabongerere ibyishimo, bishimira imbere yawe. Ibyishimo ngibyo isarura ng'iby'abantu bishima bagabanya iminyago. Tureka tubasomere rimwe murongo turasimbuka ku icyo gice cya kenda murongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe mwana w'umuhungu, ubutwari bwe buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe ni amahoro, bizagwira ku ndebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikirize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo nibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoreresha umwete we. Amina. Ayo niyo magambo tugiye kuganira Imana yatuhaye. Turi mu bihe bimwe byo kwitegura munsi mukuru ukomeye witwa w'abakristo witwa Noeli. Uyu mu rugendo rujya mu ijuru, mu gakiza dufite, mu mirimo dukora, ni umunsi mukuru ukomeye utwibuka umunsi mucunguzi yatuvukiye. Imana yabanje gutegura Abisirayeli, ntago yabatunguye n'uyu munsi. Reka tumve umutwe w'ijambo. Umutwe w'ijambo ratubwira iki? Ibihanurwa umwami uzavuka. Ari umukiza n'umucunguzi. Ibihanurwa umwami uzavuka, ari umukiza n'umucunguzi. Abatubanjirije tukunda kurebera urugero rukomeye ku bwoko bw'Abisirayeli, buryo Imana yabanye nabo, buryo Imana yabamagaye, buryo binjiye mu gihugu cya Egiputa, buryo byageze ku rwego batangira gukoreshwa uburetwa, buryo Mose yaje kuzana ubutumwa bw'Imana kwa Farawo. Byose tugenda tukurikira izo nzira banyuzemo, kandi twigishwa byinshi. Mu kwizera Imana kwacu tugenda dukurikira amabwiriza n'amategeko Imana yababwiye. Hano umuhanuzi Esaya, uyu muhanuzi w'Imana, yakoreshejwe mirimo ikomeye n'Imana icishemo ubuhanuzi kwa Yesaya. Cyane cyane Yesaya yasohoraga buhanuzi mu gihe Bisirayeli bari bamaze gucika intege, batakibasha gukiranukira Imana, abereka buryo bwo kugarukira Imana no kuyisaba imbabazi. Esaya yakomeje gukoreshwa imirimo y'uburyo bazahabwa umucunguzi, kuko ibyaha byari bamaze kuba byinshi mu bwoko bwa Bisirayeli. Mane kareba ko abantu bazarimbuka kubw'ibyaha byabo, byari kuba byiza yabaha umucunguzi. Uyu muhanuzi nuko ari abandi bagize iyerekwa ryo kuvuka kwa Yesu, ariko Yesaya yakoreshejwe cyane.
yagize iyo yerekwa Mana yamutumaga cyane ku bwoko bw'Abisirayeli. Asa turi hano, uyu mucunguzi niwe waje kudukura mu sayo y'ibyaha. Uyu mucunguzi waje kutuhuza n'Imana. Uyu mucunguzi twasomye hano ibihanura umwami uzavuka, abanje buhanuzi mbere yuko Yesu avuka. Kandi ubwo buhanuzi bwatubwiraga iki? Uwo mwami ni umukiza. Uwo mwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Mbese Yesu ataravuka yahawe bubasha bwo kwitwa umukiza w'abantu, kandi azaba umwami w'abantu. Usanga iyi minsi turavuga Yesu ariko ntago tumuhesha agaciro nguko bikwiriye. Ntago abantu bamwizera nguko bikwiriye. Ntago abantu bamubaha Kristo nguko bikwiriye. Ntago abantu baha agaciro k'ijambo yatusezeranye yatubwiye nguko bikwiriye. Numukiza n'umwami Yesu Kristo. Nimba twari tutarabisobanukirwa neza cyangwa se twarabyibagiwe, reka uyu munsi Imana yatoreje hano twongere tubibutse ko Yesu yaje mukiza n'umwami wacu kubamwizera bose. Turarira ibibazo, turatinya buzima bw'isi, ariko dufite umukiza n'umwami ushobora byose. Mbere twavuze ko mbere yo kwaza Mana yabanje gukora iki? Gucisha butumwa bwiza mu bahanuzi. Yesaya Mana iramuhagurutsa mu gihe cye imukoresha imirimo y'ubuhanuzi. Genda ubwire ubwoko bw'Abisirayeli, genda ubasobanurire ko ngiye kubaha umucunguzi, kandi uwo mucunguzi ni umukiza kandi ni umwami nuzaza kubacungura kubw'ibyaha byabo. Bwana Yesu asifiwe. Turi mu misi turimo gusatira bihe byo kurangiza umwaka. Iyi misi abamo miyaga myinshi, abamo fuwe rya Satani atashaka ko turangiza umwaka amahoro. Abamo fuwe rya Satani atashaka ko tuzabasha gukora iki? Kutunganya buzima bwacu mu bihe byo kurangiza umwaka. Si ibihe byo kurangara, si ibyo byo kwiyanduza. Bihe byose byo kurangiza umwaka muntu wese arisuzuma. Mibanire yanje n'Imana yabaye gute mu uyu mwaka? Murimo w'Imana nawe ukoze gute? Usanga turashaka gusa imigisha n'ubutumwa bwinshi mu ibi bihe byo kurangiza umwaka. Bibamo bihe byo mwakira amafaranga, ni byiza, ariko twese nizo tuzakira ayo mafaranga. Twagenze neza mbere y'Imana, twakoze neza murimo w'Imana uyu mwaka, twirinze niko Imana idashaka uyu mwaka, twaciye bugufi ya mbere y'Imana uyu mwaka, twababariye abatugiriye nabi uyu mwaka, twasabye Imana imbabazi no kureka uyu mwaka. Itorero ry'Imana, misi yo kurangiza umwaka ni misi yo kwisuzuma, tugakiranuka mbere y'Imana, kwatura no gusaba imbabazi. Hari abantu banga kubabarira babagiriye nabi, abantu batibuka no kwisuzuma. Hari abantu bagenda mu murimo w'Imana nguko bishakiye, bagakora imirimo y'Imana idashaka. Ariko twongeye tena kuza mbere yanyu, Mwuka Wera atuyobora mu buryo bwo kubagirira inama, kwiyunga n'Imana mu ibi bihe byo kurangiza umwaka. Musi mukuru ukomeye wa mbere dufite ku uyu mwaka uku kwezi kwa 12 no kwibuka, no munsi witwa Noeli. Kwibuka musi mucunguzi yatuvukiye. Ngunda kubona uyu munsi kuva tukira abana batoya, bandu bakunda kwitegura mu buryo bwo mu mubiri, kurya no kunywa, kwambara neza, kwishimisha no kunezerwa. Ku ruhande rumwe ni byiza, ariko ibyo tugomba kubanziriza
ni ukwibuka ko ni umunsi mucunguzi yatuvukiye. Twavuze ko umucunguzi yahaje, Imana imuhaye bubasha bwo kwitwa umukiza n'umwami. Ni umunsi yatuvukiye, turibuka anniversaire ya Kristo. Hari abantu bamwe bavuga ko ntago ari we munsi yavutse, ariko nuko byaba mu kwezi kwa kabiri, nuko byaba mu kwezi kwa kane, ariko tukaba dufite munsi wo kwibuka no gushima Imana ko Imana yatuhereye umucunguzi, umukiza n'umwami, yitanze mwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batazarimbuka ahubwo babone ubugingo buhoraho. Warakoze Mana yera kutwitangira mwana wawe w'ikinege. Amen. Yesaya Mana imwishurira, iramugendera, imutuma ku bwoko bw'Abisirayeli, ibamenyesha ko bazahabwa mucunguzi, ibamenyesha ko mwari azasaminda. Buhanuzi, abantu bakinisha ubuhanuzi, abantu barafobya buhanuzi n'ibintu byo kugenda nayo n'ubwenge. Iyi minsi tusigaye dufite iki kibazo, dufite navuga abamwizera. Mana iravugana natwe, Mana igendana natwe mu mayishurirwa, mu nzozi, mu buhanuzi, mu ijambo ryayo, ariko usanga nta bwenge dufite yo gusobanukirwa. Mana irashaka kumbwira iki? Mana irashaka ko tugende gute mu ijambo ryayo? Mana nyeretse ibi bintu mbivuge cyangwa niceceke nsenge? Ko buryo umuntu yabyutse tu ati narose, nabonye, nabwiwe, bagutumye bivuge, bitusaba mu bwenge. Hano Yesaya aregera bwoko bw'Abisirayeli mu icyo gihe cyabo. Imana ni nziza, uwizera Imana ntabwo azakorwa n'isoni. Abakorera Imana n'abantu b'agaciro, ariko nuko tubikora kavuyo. Dore ko Yesaya yaje kumenyesha Abisirayeli, abantu bagenderaga mu mwijima, ko igihe cyose turi mu byaha, igihe cyose tutaramwizera umucunguzi, bari bataramuhabwa, bagaragaraga mbere y'Imana nk'abantu bagendera mu mwijima. Ariko Mana irabareba mu uwo mwijima, ibagirira imbabazi, ibashakira uzabakura mu uwo mwijima. Yesaya hano aravuga ko abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Giye tutarahabwa mucunguzi, giye tutaramufite umukiza n'umwami, tuba tugaragara nk'abantu bari mu mwijima. Ariko mu gihe twemeye tukamubona, tuba nk'abantu bari mu mucyo mwinshi. Kuko Mana yagambiriraga kubaha umucunguzi agaragaza ko bagenderaga mu mwijima, ariko kubwo umucunguzi bagiye kubona umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu baviriwe n'umucyo. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu baviriwe n'umucyo. Yesu niwe mucyo. Yesu niwe wadukuye mu mwijima atumurikira. Natwe tusigaye twitwa abana b'Imana, natwe tubona umucyo. Niyo mpamvu iyi minsi, uku kwezi kwa 12, ntabwo ari kwa 12 gusa, kuko ari amadini bihana muku kwezi ko kurangiza umwaka. Ariko cyane cyane twebwe Eglise Pentecote turitunganya buri munsi na buri saha. Ariko twibutse uyu kwezi ko niyo arimo tariki twibukiraho munsi umucunguzi yatuvukiye. Tugomba kwisuzuma, tugomba kwihana ibyaha, tugomba kubabarirana ibyaha, tugomba kugarukira Imana bari bamaze kuva mu maboko y'Imana, kuko abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Yesu niwe mucyo. Si ngombwa tumukorere tuboshwe, si ngombwa tumukorere tugendera mu mwijima.
twihane ibyaha, tubabarirane, dusabe Imana imbabazi, tusabire imiryango yacu imbabazi, tusabire igihugu cyacu imbabazi, twongere mucyo w'Imana wongere tugarukeho, bwiza bw'Imana bwongere butugarukeho. Birashoboka ko uyu mwaka ari byinshi byadutandukanye n'urukundo rw'Imana, ari byinshi byatusize tena, byatuongereye umwijima muri twe, ariko mu gihe twisuzumye tukabyatura tukabyihana, mucyo w'Imana uratugarukaho. Murongo ukurikiraho, wagwije ishanga, wagwije ishanga, wabongerere ibyishimo. Yesu niwe wagwije ishanga, Yesu niwe watwongerera iki? Ubwishimo. Bwana Yesu asifiwe. Kumubona byari umugisha kuri twe, kumubona byagaragaje urukundo rw'Imana. Yaje gukora iki? Yesu imirimo yakoze, wagwije ishanga, wabongerere ibyishimo. Yesu yatwongerera ibyishimo. Amen. Mu gihe twari tutarakizwa twahoraga mu kahinda, abantu barimo kunezezwa no kunywa inzoga no kunywa ibiyobyabwenge, ariko nyuma y'imbaraga z'inzoga kukuvamo ugaruka tena mu gahinda. Ariko watwongerera ibyishimo n'uyu mucunguzi, mukiza n'umwami Yesu Kristo. Ibyishimo ngibyo mwisarura. Uzarebe abantu barimo gusarura, bagira ibyishimo, barya ibitonore. Ubu abantu barimo gusarura amashaza bafite ibyishimo, bibagiwe imibabaro bahuye nazo, bibagiwe imirimo bahuye nazo, ariko mu gihe cyo gusarura bafite ibyishimo. Hano batugaragarije ko Yesu nawe yatuzaniye ibyishimo ngibyo mwisarura, ngibyo abantu bashima bakagabanya iminyago. Mu gihe navuze turimo abantu barimo gusarura bagira ibyishimo, ibyishimo nk'abantu barimo kugabanya iminyago. Nabyo Dawidi igihe yagiye kurwana urugamba bakafata iminyago myinshi, yateranijaga ingabo ze mu gihe yahunze Sawuli, bakatangira kugabanya bose nk'uko bari bameze, bagiraga umunezero. Sasa ibyo byose bitugaragariza uyu mukiza n'umwami yatuzaniye ibyishimo. Twagenderaga mu mwijima, ariko Yesu yatuongereyeho iki? Umucyo mwinshi. Kubana na Yesu bisabamo buryo bwo kumubaha nawe, buryo bwo kugendana nawe nguko bikwiriye. Sasa turi mu minsi turimo gutegura, turashaka kwinjira mu iyo tariki yo kwibuka munsi mucunguzi yatuvukiye. Nimo ndabona mu social media arimo kugaragaza iki? Abantu bataka mitako myiza, basiga amarangi, abantu barimo kugura bintu bishasha, myenda mishasha, abantu arimo kwitegura, barimo kwitegura mu buryo bwo mu mubiri, ariko bidusabamo no mu buryo bwo mu mwuka. Twebwe itoro Pentekote twiyeze, tuzagera ku munsi mwiza tutafite ikiducura urubanza, tuzagera ku munsi wa Noeli. Kera turi abana twari tuzi ko Noeli ni kurya no kunywa, ariko maze gukiza naje gusobanukirwa ko Noeli ni umunsi twaboneye umucunguzi. Bigomba kutuberera umunsi wo gushaka kwezwa, Yesu ongere tena agaragare mu bugingo bwacu. Yesu, uwo munezero wa Kristo ongere ugaragare muri twe, urukundo rwa Kristo rongere ugaragare muri twe. Niyo mpamvu itorero misi tusigaje ni misi yo kwitunganya, ni misi yo kwitegura. Wowe utarava mu byaha, ni misi yo kusaba Imana imbabazi ukava mu byaha. We wihebye, we wavuye mu murimo w'Imana, ni misi yo kwihana, ni misi yo kwegera Imana, ni misi yo kwiyunga n'Imana, ni misi yo kubabarira abandi, ni misi yo gukora imirimo myiza. Yesu azabashe gukora iki? Kutwishimira bene data. Haleluya. Sinzi kundi urimo kwitegura, sinzi kundi urimo kupanga ibyawe, ariko ibihanurwa umwami azavuka bitubwira iki? Ni umukiza kandi ni umwami.
murongo wa gatanu n'uwa gatandatu mu cyo gice cya kenda. Nuko ushaka kwibaza ati ariko se ko yatusomeye ijambo Noel itaragera? Oya, ijambo ry'Imana rihora ari buri munsi na buri saa. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Yesaya ahongera tena kugarukira Abisirayeli. Umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Cyari kisubizo cy'Abisirayeli kubona umucunguzi, kuko byahanuwe n'abahanuzi ko mwari azasaminda, mwari azabyara mwana w'umuhungu, azamwite Emanueli. Bisobanura ko Imana iri kumwe natwe. Imana yashaka kugaragariza Abisirayeli ko uwo niwe uzaba mucunguzi wanyu. Ariko abantu benshi bapfuye batabonye umucunguzi, abantu benshi batashe batamubonye. Abandi nabo baratuje basenga Imana, uzandinde, sinshaka gupfa, amaso yanje itarabona umucunguzi. Mana undinde, sinshaka kuva mu bushake bwawe, narabona umucunguzi. Mana uzanshoboje, nanjye umucunguzi nzabashe kumubona. Bindu byose bene data ntago tubihabwa ku bundu, bisabamo kwezwa no gusenga. Masengesho ni intwaro ikomeye. Masengesho tugeza mu byiza. Masengesho ituma mane dukomeza, mane dushira mbaraga, mane dushiramo byiringiro, mane dushiramo kwihangana. Mu gihe ucitse intege mu masengesho, utihana ibyaha, umenye ko Satani yakufashe mbiri, azagukoresha ibibi, azakwangisha Imana, azakwinangiriza umutima, utabasha kushaka mirimo yo kwezwa. Gihe cyose mu Kristo umuntu wizera Imana atisuzuma, asabye Imana imbabazi, ukinezeza mu byaha, kubona umucunguzi bizakugora. Bwana Yesu adufashe. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Yesaya azana inkuru nziza. Bandu batekereje myaka myinshi, mucunguzi. Mana yaradusezeranije. Abantu barimo gucumuzwa n'amasezerano. Mikorere y'Imana mu masezerano ntago zigenda nk'uko wifuza. Shwida, nimba ari ikintu kigoye cyane, kuhabwa amasezerano biroroshe, ariko gusorezwa kw'isezerano biragoye. Dushobora no gupfa tutarabibonye. Bidusabamo gukiranukira Imana, kubaha Imana, guca bugufi mbere y'Imana itorero, kwitunganya. Ntago umunyamasezerano agenda nk'uko yishakiye. Yubaha amabwiriza y'Imana, acishwa bugufiya. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Benshi bapfuye batabonye umucunguzi, kandi isezerano ryari iry'Abisirayeli bose mu icyo gihe. Ariko benshi batashe batamubonye. Yesu adufashe. Ubutwari bwe buzaba ku bitugu bye. Uyu mwami tuvuga uyu munsi, abantu bavuga Yesu bari mu byaha, abantu bavuga Yesu badakiranuka, abantu bikubita igituza ati ngewe ndi umukozi w'Imana, ariko ukumva mbutoze. Yesu ntago ari umwami yo kwiyoberanya mu buzima bwawe ati ngewe ndi umuntu w'Imana, kandi abandi bakakureba bakashaka imbuto z'agakiza zero. Mureke twitunganye uyu mwaka. Noeli zadusange tutafite ikitu cy'urubanza. Mwaka musha tugiye kwinjiramo ntago tuzi kubibizaba. Cyaha kiratinywa. Yesu ntago yaje kutukura mu byaha, ariko ntago ashigikira ibyaha avuga ko mukomeze mugendere mu byaha. Ubutwari bwe buzaba ku bitugu bye. Yawe ubasha ataravuka. Umwana yamwise ko ari umukiza n'umwana. Butwari buzaba mu bitugu bye, na wundi uzamutegeka. Azitwa igitangaza. Umvuma Imana usenga, umwami Yesu wizeye azitwa igitangaza, umujyanama,
Yesu niwe gitangaza. Kubw'ububasha bwe turasengera abarwayi bagakira, agakora ibitangaza. Yesu niwe mujyanama. Utagiriwe nama na Yesu, inama zawe zirakugusha. Inama zitari za Yesu ni ibibazo. Imana ikomeye, Yesu Kristo, ububasha yazanye ku isi. Imana yaje amaze kumusiga amavuta. Abantu bakunda kugirana impaka mu ijambo ry'Imana. Umva tubumva nawe ataravuka yiswe ko ari Imana. Imana ikomeye. Na undi Imana twabona nka Yesu Kristo. Niyo mpamvu twebwe abamwizera tugomba kumubaha. Data wa twese ihoraho. Data wa twese ari hejuru ya byose kandi igihe cyose. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Umwami w'amahoro, nimba ushaka amahoro ngwino kwa Yesu. Yavuze mu magambo ye kuri Matayo, abarushe n'abaremere nibaze bansange nanjye nzabaruhura. Iyi minsi ubona ko twabuze amahoro, abantu turashaka amahoro ariko amahoro twayibuze. Ariko hano ijambo riratubwira umwami w'amahoro. Nimba dushaka amahoro tumugarukire. Abavuye mu mwami mumugarukire. Abatarakizwa muza turuhure. Abacitse indege tumugarukire, kuko ari data wa twese, Imana ikomeye. Murongo wa 6. Kutegeka kwe na amahoro. Yesu ntabwo ategeka igitugu. Umwemereye aragufasha, utamwemereye ntabwo yakufata ku ngufu. Ariko bwenge mu gihe tumaze gusobanukirwa ko niwe mucunguzi waje kudupfira kubw'ibyaha, nize adupfirira ku musaraba, yagaragaje ko ibyaha ntibizongere gukorwaho. Ntabwo yavuze ko yatupfirira ku musaraba mugende mukora ibyaha. Nigi yatangiye kubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwa mbere yari gutunganya kwihana ibyaha. Ariko imisi ubona tutagitinya icyaha. Kutegeka kwe na amahoro bizagwira ku ndebe ya Dawidi. Kutegeka kwe na amahoro bizagwira ku ndebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iyererezo. Ubwami bwe ntago bifite iyererezo. Igihe cyose azahoraho, yabayeho kandi azakomeza abeho. Niyo mpamvu abamwizera nta gihombo dufite. Abamwizera tugomba gukora iki? Kumwumvira no gukiranuka. Itoro ry'Imana tukagara ku rufatiro, tukagara ku mwuka wo kwizera ko uyu mwami ni umwami w'amahoro, ni umukiza kandi ni umwami. Ubwami bwe butagira iyererezo kugira ngo bibukomeze. Ubwami bwe butagira iyererezo kugira ngo bibukomeze, bibushigikirize guca imanza zitabera. Ubwami bwa Yesu Kristo niho guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Gukiranuka kuzabaho kuva Yesu yavutse kugeza iteka ryose. Tugomba kuba abakiranutsi. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo aza bisohoreza umwete we. Ibyo byose Uwiteka Nyiringabo azabisohoreza umwete we. Nimba sasa tushobora kwitwa turabantu b'Imana, kenshi ngunda kumva buri muntu wese avuga ko ndi umukristo, ariko Yesu yavuze ijambo rimwe, abanje muzabamenyera ku mbuto zabo. Tugiye kwinjira mu munsi mukuru uku kwezi twitwa Noeli. Isi yose irizizo munsi mukuru. Mabiro izafungwa, maduka zizafungwa,
rimwe na rimwe abantu bamwe bazahagarika ingendo, cyangwa se rimwe na rimwe abantu bazava mu bindi bihugu bajye kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli mu bindi bihugu. Ariko ibyo byose si kubw'umuntu, bikorwa kubw'uyu mwami uzatuvukira, cyangwa se tuzibuka munsi yatuvukiye ko ari umukiza n'umwami. Umukiza n'umwami, uwo Yesu tuvuga yaje afite ubwo bubasha, yaje afite ubwo bushobozi yo kwitwa umukiza n'umwami. Iyi minsi usanga ijambo ry'Imana abantu bagenda barivuga nguko ridakwiriye. Niyo mpamvu tongeye tena kukugirira inama, wongere ufata ingamba yo gusoma ijambo ry'Imana mu gihe cyose ubonye umwanya, kandi wishakishe. Telefone zatwaye abantu ubwenge n'ibitekerezo, ariko umwanya wo gusoma ijambo, kuko umuntu usoma ijambo amenya ukuri, amenya ko Yesu Kristo ni umukiza n'umwami, amenya ko Imana twagenderaga mu mwijima ariko twabonye umucyo ku bwa Yesu Kristo, kandi tukiri ku isi si ngombwa umwijima twongere twivange n'umwijima. Ibyaha bibaye byinshi, abantu tutagitinya ibyaha, kwica mwene so nta cyaha tusigaye tubona, ishari. Semwe mubona tuzarangiza umwaka twinezeza mu byaha. Bandu bazateka ibyo kurya byiza, abantu bazambara myenda myiza. Ibyo byose koko ubikorere utatunganyirije Imana, mutima wawe mani kurebe gucira urubanza. Ariko twaje kubwo kubamenyesha, twongere twisuzume itorero, twongere dusaba Imana imbabazi, kuko uwo mucunguzi turimo kugura indabyo no gutaka amazu ni umukiza n'umwami wacu waje aratuvukira. Tugeze mu bihe bimwe bya nyuma, bidusabamo kwezwa, bidusabamo kuba maso. Rimwe musumwe intumwa zicaranye nawe baganira, ariko bageza ku kiganiro ababwira buryo agiye kugenda kandi azagaruka, kandi kizamugarura nukuza kujyana itorero. Numwa iyo jambo rirabababaza, kuko bo bari bazi ko bazabana nawe iteka ryose ku isi. Ati mwana ugiye kugenda? Ati yego, kandi ikiza nzagaruka kubajyana, aho nzaba niyo namwe muzaba. Barashaka kumenya igihe no kumenya umunsi n'isaha. Mbona hano mu kuvuka kwe Mana yateguje Abisirayeli buryo umwari azasaminda, buryo mucunguzi azavuka. Mana yateguye inzira yabyo, buryo Betlehemu nuko yari umurwa muto yasuzuguritse, muwo murwa niwo mucunguzi azavukira. Mbese bari babizi byose. N'umwari wenyine Mana yamusanze, marayika w'Imana yaramusanze amumenyesha ko buryo azasaminda. Arashidikanya, ariko marayika aramusobanura ukuntu bizaba. Ariko kugaruka kwe kuri mu ibanga bene data, nta muntu. Yesu wenyine yabwiye intumwa, sinzi umunsi n'isaha. N'abamarayika baba mu ijuru ntago bazi umunsi n'isaha, teretse data wenyine. Ariko ari bimenyetso muzabona, kandi nimubone ibyo bimenyetso mwiteguye, muhore mwiteguye, mube maso, kuko nta muntu uzi umunsi n'isaha. Tushobora gushima ko tugiye kurangiza umwaka, ariko nta muntu uzi umunsi n'isaha mucunguzi azabasha kugaruka, azadutungura nk'uko mujura atungura inyururugo. Bitusabamo bimenyetso bimwe na bimwe yavuze, turimo kubibona bene data.
ntabwo ari iminsi yo kwinezeza cyane mu by'uburyo bwo mu mubiri, ariko ni iminsi yo kubabazwa n'ibyaha byacu, ni iminsi yo kubabazwa n'ibyo turimo kumva no kubona ku isi. Tore twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Tubabarirane. Hari abantu binangiye kubabarira ababagiriye nabi, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ko nimutababarira ababagiriye nabi, namwe Data wo mu ijuru ntabwo azabababarira ibicumuro byabo. Niyo mpamvu iyi minsi isigaye ni iminsi yo kwisuzuma. Sinzi kundu uhagaze, sinzi kundu wirimo kwitegura, sinzi kundu nanjye ntabwo wamenya nanjye buryo mpagaze cyangwa buryo nimo kwitegura. Yewe utarakira Yesu Kristo, byari kuba byiza iyi Noheli ukamwakira Yesu akakubera umwami n'umukiza, kuko ni umwami w'amahoro. Niwe wakuye abantu mu mwijima, ubwami bwe buzahoraho. Niwo kiza abarwayi, niwo duha amahoro. Isi irimo kwifuza amahoro, tutari mu maboko ya Kristo ninde uzatuha amahoro? Itoro ry'Imana. Iryo niryo yari ijambo Imana yashatse ko tuganire uyu munsi mwiza. Umwizera wese aho uri wisuzume, uze kurangiza umwaka. Nimba nayo ntago twizeye ko ntago turawurangiza, ariko kwezwa no gukiranuka Imana yatugirira imbabazi ikaturinda ibyago n'amakuba, mwaka tukawurangiza neza. Mwaka tugiye kwinjiramo ninde uzibanga ry'iyo mwaka? Turangize mu byaha, twinjire mu ndi mwaka mu byaha, butabazi tuzabukura. Imana ibafashe, nanjye Imana inshoboje, tubashe kuba maso, twitegure, kuko munsi Yesu azagarukamo ntabwo tuwuzi. Tuyitegure uyu mwaka tutawurangiza turi mu bibi. Imana ibafashe. Iyo niyo yari ijambo ku barwayi. Mumenye ko Yesu niwe mucyo, ku bafite ibibazo Yesu Kristo niwe gisubizo. Murakoze kudutega amatwi. Imana ibashoboje kubw'ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Amen. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha n'ukuri kutwibutsa urugendo turimo, urugendo rwo kwakira umukiza wacu, ivuka rye. Mureke twitegure. Umubyeyi yajya kubyara, baramutegurira bagakora amasuku, bakitegura. Natwe mu by'ukuri twizihiziye iyi minsi turi imbere ya Noheli na Bonane, turi twitegure mu buryo bwo mu mwuka, twireba, twisuzuma, tuvuga ngo mbese Mana twarakubaniye, twabanye neza n'Imana? Ese Kristo avutse uyu munsi yavukira mu mutima wanjye, kuko nta handi avukira. Rero mureke twisubireho, reka dusenge Imana. Birashoboka ko iri jambo rikugezeho ukumva ni iryawe, kumva koko ntabwo umeze neza, ntabwo witeguye, nta busabane ufitanye na Yesu. Ariko reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, tugushimiye ijambo ryawe twumvise ritwibutsa ivuka rya Kirisitu. Turagushimye rero, nukuri utegura imitima yacu, uyitegure imitima yacu yezwe. Niko Pawulo yabwiye Abaroma ngo muhinduke mugire imitima mishya, duhe imitima mishya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tuhore twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha, ariko kuvuka kwawe ko kuraje. Reka abantu bose bahindukire, abatari bameze neza, abatari biteguye, abatari bari maso, abo bose bakoreho kugira ngo babashe kumva baguwe neza. Urakoze Mana, shyigikirira ijambo nirisohoze ikirizanye. Dusengeye abantu batarakizwa, bataranamenya Kristo nk'umwami n'umukiza, ubahagakiza, bahagakiza Kristo, bahagakiza. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Turabingingira Imana Data, turasengera abarwayi, turasengera abantu benshi bagiye basubira inyuma. Abo bose Mana, reka basoze umwaka bumva baguwe neza. Urakoze Mana. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu, dusengeye itorero, dusengeye abashumba mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nigikomeze kibarambukire, ineza y'Imana igaragare, abarwayi bakize, abarushye baruhure, batarakumenya bakumenye. Maboko y'Imana ashyigikira ubwoko bwayo. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen.
Imana ibahe umugisha, mwereke twakira ijambo ry'Imana tunezerewe twishimye. Ijambo rirakiza, ijambo rirazura. Reka tubahe telefone twihuse kugira ngo muze kuduhamagara, hari icyo wifuza ko twagufasha tugufashe. Urahamagara 0785 98 944 0785 98 944. Kamushumba nawe abahe telefone kugira tuze kubafasha. 07 824 39 754. Murakoze, muzagire Noheli nziza n'umwaka musha mwiza. Philadelphia, Imana iratsinda.